Yesu ashimwe. Uyu ni wa mwanya wa ririmbana na Clarisse. Tugiye gusenga, tunaririmbe, hanyuma tugiye gusengera igihugu n'itorero. Ijambo ry'Imana ritubwira ko tuba dukwiye gusenga, tugasabira umugisha ibihugu turimo nk'abakristo kugira ngo bigire amahoro, kuko iyo bigize amahoro natwe abanyetorero tugira amahoro, tukabyara tugaheka, tugatunga tugatunganirwa. Isuku imeze iri imbere yacu, murimo kubibona, irimo imidugararo, irimo imivurungano, ndetse n'ibihugu bituzengurutse birimo imidugararo myinshi. Ni byiza ko tugomba guhagarara mu nshingano zacu nk'abana b'Imana, tugakora icyo ijambo ry'Imana ridusaba. Ririmbana natwe 28 mu ndirimbo z'agakiza. Twarabatuwe rwose rwose n'umwami wacu Yesu, twigisha ijambo rye rizima mu mbaraga z'umwuka, cyo dukomeze tujye mbere, dutsinde ibigerageza, turwana intambara twizeye, twihanganire byose, turabasirikare benshi twogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe muyobozi, kubw'imbaraga ze dufite, tuzabaho no mu rupfu, dukomeze dushyire mbere, dushimire ihoraho. Kwa Yesu dufite ubutware, dufite ubushobozi, iyo twizeye amagambo ye, uko yayatubwiye. Ku musaraba haturuka iriba rimara inyota, nahanywereye amazi meza, amazi y'ubugingo. Mw'ijuru n'igihugu cyacu cyuzuyemo amahoro, mu gihe tuzakigeramo, tuzahimbaza Yesu. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezerani. Umukiza azahanagura amarira yacu yose, tuzanezererwa igihugu yadusezeranije. Beti yadufashe tuyobore n'ubundi gusengera igihugu, gusengera isi muri rusange, kugira ngo itorero ritekane kandi anarisengere, kuko itorero naryo ubona ko ryugarijwe n'ibintu bitandukanye nk'uko ibiganiro tujya dutambutsa mujya mubibona. Ariko kubwo gusenga Imana igigira neza, igakuraho imigambi y'umwanzi, ubuzima bwacu bugakomeza buri mu biganza by'Imana. Cyubahiro kibe cy'Imana. Tujye imbere y'Imana.
data turacyari imbere y'amaso yawe, turacyagushima Mucunguzi data, w'ubugingo uri Imana yo bwacu, gusenga, Uwera wa twarahiwe, Isirayeli, twagize Imana amahirwe idukunda. Turacyari atarondoreka imbere y'amaso yawe muri aka kanya, kuba waratwihishuriye tubonetse imbere nk'Imana, y'amaso yawe, Imana umuremyi ubwoko w'ibintu, bwawe Imana turongeye umuremyi turaje, w'abantu, turongeye Imana turaje, umuremyi w'ijuru turongeye n'isi, turaje, Imana turongeye ikomeye, turaje. Imana Data ihambaye, wa twese Imana mwiza, iteye ubwoba. tukugiriyeho umugisha Tujya twibuka muri aka amateka kanya. akomeye cyane Uririmbye yararirimbye ngo yo niba gukura nkugiriyeho Abisirayeli mu umugisha, buretwa bwa Farawo. unyibuke, Data wa twese Uwiteka, mwiza. uri Imana Ngwino ifite ubushobozi, wongere ugaruke uri mu Imana ifite itorero ubutware, ryawe, uri ongera Imana iri ugaruke hejuru ku y'ibihugu, bakristo bakumenye, uri Imana iri hejuru ongera y'abami ugaruke bose, ku itorero uri Imana iri hejuru wameneye y'abategeka amaraso, bose, ku bantu kandi ijambo wameneye ryawe amaraso. rijya ritubwira Data wa ibintu twese bikomeye, mwiza, riratubwira ngo dusengeye itorero mu abarinzi izina rya barinze Yesu. utarindanye nabo Mu izina baba rya barindiye Kristo ubusa. Yesu, Yewe turasenze, Nyagasani Jehova, turasenze kugira yewe ngo Witeka Mwami, Imana itorero ryawe ihoraho, wongere urigarukemo, Imana wongere ikora urisukemo imirimo yawe ububyutse, nkayibonesha wongere ukora amaso imirimo yanjye. n'ibitangaza, Turasenze ukorere mu kuri uyu bayobozi mwanya, baryo, abo watoranyije turasenze kugira ngo muri uyu mwanya barihagararire mwiza, mu izina rya turasenze Kristo muri uyu Yesu. mwanya Turasenze mwiza, duhereye ku dusenze mutwe Imana w'itorero ifite mu ubushobozi, izina rya Yesu, wakoze abo ibintu washyizeho bikomeye nk'abashumba, tureba, abo washyizeho ndetse n'amakuru nk'abigisha, tuba dufite abo washyizeho arakomeye. nk'abahanuzi, Uri abo Imana washyizeho ikora, uri Imana nk'abaririmbyi, ijya mu ibuza izina imigambi rya y'umwanzi Kristo kugera Yesu, ku ntego. mu itorero Niko ryawe dusenze rero turasenze muri uyu kugira ngo mwanya, wongere kugira ngo ugaruke Mana, nyaguhora iki ku gihugu ngoma, cy'u Rwanda ukora ugihe imirimo amahoro. n'ibitangaza, Twakibyariyemo wigaragaze abahungu mu n'abakobwa. itorero, wigaragaze Mana, mu bantu turifuza bakumenye, kuzabona mu ubuvivi izina rya Yesu. n'ubuvivure. Icyo Turifuza twifuza kubona Kristo imiryango ni ukuzabona abo ituzengurutse. wapfiriye mu Turifuza bwami kubona ineza bwawe, yawe, mu Mana. izina rya Yesu. Turasenze Turifuza gutanga amahoro, tanga umutekano mu itorero ryawe, urindane wongere n'ingabo usuke z'igihugu, ububyutse, urindane wongere na utange polisi ijambo y'igihugu, ryawe mu urindane izina rya n'abayobozi Yesu. b'inzego Ribe zose. rigari, ko niko Mana dusengeye isumba igihugu byose, cyacu mu izina Muremyi rya wa Yesu, byose, kugira ngo ukomeze rinda utange iki gihugu cy'u amahoro Rwanda ugihe y'uburyo amahoro, bwose ukomeze mu izina kukirinda rya Yesu. Imbago Satani, zigishyigikiye, mu izina ingabo zo rya mu Yesu ijuru Kristo, ntabwo zize kandi ziproteje, tukizirikanye zo cyonyine, zize zizenguruke dusengeye igihugu n'ibindi cyacu bihugu mu byose izina rya Yesu. bituzengurutse. Umutekano Mana, uzaboneka kubera kugira yuko neza uzaba kwawe kwe uhari, muri biriya kandi bihugu Mwami byose nitwabura bituzengurutse, kugushimira kuko ibyo kuba amahoro wakoze, kwabyo nitwabura bituma kugushimira natwe tuba amahoro amahoro. utanga, Yewe nitwabura Uwiteka Imana kugushimira isumba byose, umutekano Mana utanga Data wa mu twese izina rya mwiza, Yesu. Turagushimira ibyo kugira ngo wakoze, kugira neza kwawe tukuragiza n'ibiri imbere. tukuboneshe amaso Witeka yacu, Imana, rengera urinda igihugu cyangwa cyacu, ukiza rengera abayobozi ibihugu bacyo mu bidukikije. izina rya Yesu. Igihugu Utanga cyacu ibisubizo turagishyize by'ibibazo mu biganza byawe, Mana kugira ngo isumba ukomeze byose, kora imirimo itorero ryawe n'ibitangaza mu turarisengeye, gihugu cyacu turarikweretse mu izina Mana, rya Yesu. itorero rya Kristo aho riri hose, Kora imirimo umuntu n'ibitangaza, wese ukangura uganze kandi ibyiyumviro bye byo utegeke kuzabana mu izina nawe. rya Yesu. Umuntu Ko niko wese ukangura dusengeye isi umutima we. muri rusange, Mu izina rya imirimo Yesu, irimo imitima ya bene imivurungano, data irimo bose, ibibazo bitandukanye mu turayisengeye izina kugira ngo rya Yesu. bikangure, Ariko turasenze, bahore babaho dufashe ubuzima bwo imbaraga zose kukubaha, ziteza babeho ubuzima bwo kwigumura kuri wowe, kwitegura dufashe imbaraga igihe icyo ari zose cyo cyose zikubuza bazagera kugaragara iwawe, abantu bazahagera bakubone amahoro. mu izina Yewe rya Uwiteka Yesu. Mana iriho yahozeho, Abantu bawe kandi nibakubone, Imana izahora isi yose iteka nikubone, ryose. nikubahe Turasenze kandi kugira ngo ikubahishe. abanyetorero aho bari Mucunguzi hose, haba mu w'ubuzima bwacu, madini, mucunguzi ubugingo w'ubugingo bwabo bwacu, buha imbaraga turaguhamagaye zinesha Satani, kugira ngo ukore imirimo ubugingo bwabo buha n'ibitangaza. imbaraga zitsinda abadayimoni n'imyuka mibi, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana isumba Uri Imana byose, ibishoboye. bambika imbaraga Uri Imana zinesha yerekana. ibigeragezo rwose, Uri Imana iri mu umwuka ruhande wera abe rwacu. mu mitima yabo, Turaguhamagaye abuzuze kugira kubaha ngo ijambo Mwami ryawe, uganze ubemerere utegeke, Mana ukore ubafashe, imirimo n'ibitangaza, ijambo ryawe mu ribabere izina rya umuyobozi, Yesu. ijambo ryawe ribabere umushorera Turakwinginze, Mana, ubuzima Mwuka bwabo wera bose, agwire, kandi turabasengeye turashaka ko izina Mana, ryawe rihabwa abakeneye ibyo icyubahiro kurya, mu izina turabasengeye rya Yesu. abakeneye Ku isi imyambaro, yose bamenye turabasengeye izina abakeneye ryawe. kurengerwa Turashaka ko no wubahwa, gutabarwa ku uhagaze muri uwo bigeragezo mwanya, mu izina tutabasha rya kumenya Yesu. bafite, Duhagaritse mu izina rya imbaraga Yesu za Kristo, Yezebeli mu mwana itorero w'Imana ryawe, isumba byose, duhagaritse imbaraga za turasenze Yezebeli kugira mu ngo isi yose abashumba muri bose rusange. Mana Mu izina bayoboye rya umukumbi Yesu, wawe mu reka kuri ubwoko bwawe no mu mwuka bubohoke, wera, reka ubwoko bahamagawe bwawe nawe bubone gutabarwa, Mana, reka ubwoko turabasabiye bwawe bubone kugira ngo amahoro, ubahe reka ubwoko ibyo imitima bwawe yabo bubone ikwifuzaho umunezero, byose mu mu izina izina rya rya Yesu. Kristo Iyi Yesu si turifuza mwana ko w'Imana Mana isumba byose, uyizenguruka, turasenze mu izina rya Yesu. kugira ngo ubuzuze Iyi umwuka si, w'ubwenge kora imirimo bahe umukumbi n'ibitangaza, icyerekezo ohereza kizima ingabo hano zo muri iyi kurwana si, ziturutse kandi
kandi babahe n'icyerekezo kizima cy'ubugingo buhoraho, ubuzuze amagambo akuzuye, buzure kwigisha kwera, buzure kwigisha Mana gutanga inyungu za none n'iz'igihe kizaza. Yewe Nyagasani Jehova, turabasabiye nabo ni abantu bakenera gusubizwa n'Imana no gutabarwa n'Imana. Haba hari abakeneye amazu yo kubamo, haba hari abakeneye imyambaro, haba hari abakeneye Mana kubarengera ku bana babo, bakabona amashuri bakiga, bakabona akazi bagakora, bakabona imibereho. Mana, abashumba bose batanze ubuzima bwabo mu muhamagaro, bamenyere ubuzima, ubiteho, ubagirire neza mu majya no mu maza, ntibakagira icyo bakena, bagufite nk'umurengezi n'umutabazi, bagufite nk'Imana bizeye kandi biringiye. Yewe Nyagasani Jehova, yewe byiringiro bizima, haba harimo n'abarwayi nabo, imbaraga zawe nizibakize, imbaraga zawe Mana ubaha ubuzima, bakize indwara ubiyereke. Pawulo wagiye umwiyereka inshuro nyinshi, kandi Uwiteka haba harimo ugeze igihe cyo kwambuka rwa ruzi agataha. Uwiteka Nyagasani Jehova, uwo nguwo umumenyeshe kandi umutegure neza umweze mu izina rya Yesu. Ariko abandi korane nabo imirimo n'ibitangaza, bajye bavuga imbaraga zawe nabo barazibonye, bajye bavuga imbaraga zawe nabo barazibonye, babwira abantu ubuhamya bw'ibyo nabo biboneshereje amaso. Data wera, tubasenze kugira ngo mukumbi bayoboye uha umugisha, babona akazi, bahumura ubwenge, bashaka imirimo n'imibereho yo kubabeshaho, kandi icyo bagerageza gukora cyose kijya kibabera cyiza, ujye ubaha umugisha muri byose. Mana, ntabwo wigeze urobanura Kristo, abo wapfiriye amahanga yari arimo, abo wapfiriye abanyamahanga bari barimo, ntabwo waje gupfira bakwemeye, ahubwo waje gupfira batarakumenya. Mu izina rya Yesu, abo bose rero warabapfiriye, icyo twifuza ni uko wazagira umugabane munini mu bwami bwawe. Icyo twifuza ni uko hari abantu bazataha ubwami bwawe ari umugabane utubutse. Urakoze mucunguzi w'ubuzima bwacu, rero mubo wapfiriye kuko n'amahanga yari arimo, ubakuruza umuneza, ubugwaneza bwawe, ubakuruza umurunga w'amahoro, bakwitabe, ubahamagare, ubiyereke bakumenye, bamenye Imana ikwiriye gusengwa, bamenye Imana ikwiriye gupfukamirwa, bamenye Imana ikwiriye kuvugwa, bamenye Imana bakwiriye gusenga iyo ariyo. Biyereke kuko benshi ntago bakuzi, ntago bakuzi. Wasanze umugabo witwa Sawuli arangije aravuga ngo urinde nka kwizera. Hari abantu batakwizera kuko batakuzi, ariko ubasha kubiyereka papa. Biyereke mu mpande enye z'isi, bazagukurikira. Urakoze Data wa twese mwiza, urakoze kutanze amahoro, urakoze kutanze umunezero, urakoze kutanze umutekano. Natwe tuzarushaho kugushima, ni mu izina rya Kristo Yesu tubyambaje twizeye, amen.